bakunzi ibiganiro byacu nongeye kubasuhuza aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami wacu. Ndashima ko tukiri bazima nge nawe kandi mbakira muri kino kiganiro gica duteguye uyu munsi. Nkaba ntari bukorege nyine nabateguriye abatumirwa babiri muri rwage rwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, turiganireho, tuvuge icyo tubyumvaho tuyobowe n'Umwuka Wera. Kandi ndashima umwanya wose mufata mugaha iby'Imana agaciro. Ntatinze mfite abashyitsi babiri nagira ngo duhere iburyo yivuga, hanyuma turakomeza ibumoso dusenge, hama tujye mu ijambo ryaduhuje uyu munsi. Ya murakoze. Yewe nitwa Peace Kinani, nkaba nkunda Yesu cyane. Amen. Turakwakiriye Peace. Reka tujye ibumoso naho. Murakoze. Nanjye banyita Françoise Gahongayire. Nanjye ndashima Imana ko Yesu yangiriye ubuntu. Ndashimiye kubakira hano bakobwa ba Yesu, mwakoze kwitabira ubutumire. Nagira ngo dutangire dusenga. Françoise musanzwe mumenyereye, ariko na Peace muzamumenyera kuko dufite byinshi, dufite gahunda nyinshi tubabikiye. Nagira ngo dusenge twubaha Imana kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe. Mana yacu ndagushimiye kubw'uyu munsi nanone unge kuduhuza kuri ameza yawe. Ijambo ryawe rambwira ngo dorere ni byiza kandi by'igikundiro ko abavandimwe babana nyakubana. Ndagushimiye kubwa rendez-vous yawe kuzana abantu bavuye hirya no hino kugira ngo tubashe kwicara tuganire ku byawe Mana. Byose byaremwe nawe kandi ni kubwawe. Reka umwuka wera wawe abe hagati yacu kugira ngo twumve icyo urimo kutubwira, kandi n'abandi benshi bari kudukurikira bafashwe kubw'icyubahiro cyawe. Amen. Nagira ngo rero ntatinze tujye ku mutwe w'amagambo cyangwa se isomo twabateguriye. Akenshi nubwo turabamama ntibisobanura ko tuzaba tuvuga iby'abadamu gusa, ariko icyo twahurijweho na Mwuka Wera uyu munsi turashaka kubaganiriza ku mudamu witwa Mariya Magadalena. Nagira ngo nsabe Peace atangira adusomera aho byanditswe. Ni muri Yohana. Ushobora gufata Bibiliya zawe ufite yaba muri telefone ukabana natwe. Turasoma. Ni muri reka tubwire ahita naheraho asome nta kibazo. Tugiye gusoma muri Luka igice cy'umunani guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abagore bafashaga Yesu. Ngo hanyuma ajya mu mudugudu n'ibirorero yigisha avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena wirukanywemo abadayimoni 7, na Yohana mukakuza igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Turakomeza. Reka twonge dusome no muri Yohana igice cya 20 duhere ku murongo wa 11, naho barakomeza bavuga inkuru ya Mariya Magadalena. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Duhereye ku murongo wa 11 haravuga ngo ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira, akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. 14 amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Amen. 16 haravuga ngo Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba ku ruheburayo ati, Rabuni, bisobanurwa ngo databuja. 17 Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Imana ibahe umugisha.
amen peace dusomeye neza umusomyi mwiza wa Bibiliya ndagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu muri make turumva ko ari umudamu tugiye kuganiraho ariko umwuka w'Imana si w'abagore gusa n'uw'abantu bose ndagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu peace dusomeye neza reka utangire utubwire uko umwuka barakubwiye natwe turakurikizaho Imana iguhe umugisha. Murakoze nkuko twari tubabwiye ko umutwe w'amagambo tugiye kuvuga kuri Mariya Magadalena ndabizi hariho bamwe muri mwebwe bamuzi Mariya Magadalena hariho n'abandi batamenya neza Mariya Magadalena ukumva mbese nta kintu urimo kumwumvaho. Nanjye mu minsi ishize numvaga Mariya Magadalena nkumva rwose ntabwo nkunze kumutindaho cyane ariko ejo bundi nafashe igihe ndasoma mu ijambo ry'Imana hano Mariya Magadalena ndatungurwa cyane ndeba ukuntu Mariya Magadalena banza kureba mbega Mariya Magadalena yahuriye he na Yesu njya kubireba nibyo ni hariya twatangiye dusoma muri Luka igice cy'8 cyane cyane ku murongo wa 2 wa mbere utangira uvuga ukuntu Yesu yajyanaga n'abigishwa be 12 ariko ku murongo wa 2 niho hazamo Mariya Magadalena aho bavuga ukuntu Mariya Magadalena yahuye na Yesu yararwaye afite abadayimoni ngo 7 noneho amaze guhura na Yesu Kristo amukoraho Yesu Kristo aramukiza haleluya. Yesu Kristo naho ngaho Mariya Magadalena yahuye na Yesu amen. Bivuga ngo natwe harabo twahuriye na Yesu yewe nago Yesu nago yanyijije amadayimoni ariko nanjye Yesu haraho yankuye nawe haraho yagukuye twese byanze bikunze hari ahantu twahuriye na Yesu nawe niba ushobora kumva wenda nta naho muranahurira ariko ukabubyifuza nawe hari ibintu wumva bikuremereye ku mutima ariko ukavuga uti cyama ngahura na Yesu haleluya. Icyiza rero nuko Yesu Kristo arahari we icyiza cyo aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura. Wagira ngo Mariya Magadalena yarasomye icyo cyanditswe yuko iyo umuntu arushye uretse ko babyumvaga barabibonaga buriya ijambo riba ryanditswe gutyo ariko n'ibindi bikorwa ureba aho umva ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo muze abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Mariya Magadalena nkuko tubaze kubibona yari yararushye ababaye nago yari afite umudayimoni umwe cyangwa 2 cyangwa 3 ijambo ry'Imana hano ritubwiye ngo yari afite abadayimoni 7 mpita nibaza ukuntu zamujegezaga ukuntu yabaga ameze bazumugore ukuntu yabaga ameze amadayimoni amumereye nabi ukuntu ararindwi nibaza ukuntu yararushye ukuntu yarababaye ariko Imana ishimwe ko atagumye uko nguko haleluya. Imana ishimwe ko atagumye uko nguko ahubwo Yesu Kristo sinzi niba rero yagiye amugana ntago batubwira hano circumstance ahantu yahuriye na Yesu ariko n'ijambo ry'Imana yatubwiye ngo yari afite abadayimoni 7 Yesu ngo aramukiza haleluya. Yesu aramukiza abo badayimoni bose abamukuramo haleluya. Ijambo ry'Imana rigenda ritwereka ahantu henshi cyangwa natwe tugenda tubireba nukuri ugasanga Yesu Kristo hari imyobo yagiye adukuramo amen. Hari igihe Satani yabaga imeze gutya neza imeze nkaho igiye kukwica kuguconcomera ariko Yesu Kristo akahaseruka amen. Akahaseruka wa muntu witwaga ko afite amadayimoni wa muntu yari yararushye ameze nabi Yesu Kristo aza kumusanga haleluya amusanze amukiza abadayimoni bose abamuzima haleluya. Sinzi wenda wowe aho wahuriye na Yesu ariko wenda ko turi kumwe namwe reka wenda mbabazi wowe wahuriye he na Yesu nawe mu gihe cyo mu mbwira. Hari indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ntabwo dushobora kwibagira aho twahuriye na Yesu nkuko nigeze kubitanga mu buhamya nahuriye na Yesu mu giterane kinini cy'ahantu twari dutuye kuva uwo munsi niwo munsi nahuye na Yesu ntangira urugendo rw'agakiza. Nanjye mfite aho twahuriye peace ntabwo nshobora kumuhamya ntafite ahantu nahuriye nawe. Yesu nanjye yaje ansanga hari ibintu nanjye binduhije sinari umwana afite ibibazo by'ibiryo bya minerval ariko nari mfite izindi mvune zirenza amafaranga n'iki ariko numvaga nshaka amahoro numvaga nshaka ikintu kinduhura noneho namenye ko Yesu abikora ndamukurikira nibyo byari bihari ngira amahirwe ko cyari igihe cyanjye nanjye hari ahantu yankuye. Iriya jambo rivuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe nanjye ndabaruhura. Kuva nakiriye agakiza nahise numva amahoro ndanezerwa ngira ibyishimo ntangira kugira none ibyiringiro by'ahazaza kuko yansanze numva ko nabona neza kazoza ejo hazaza hanjye nuko byaje bimeze. Ndashima Imana. Haleluya Imana ishimwe cyane.
so nkuko nabivugaga hari ahantu Mariya Magadalena yahuye na Yesu tumaze kubivuga ukuntu Yesu Kristo yamukijije abadayimoni. Hano noneho twongeye gusoma muri Yohana igice cya 20 igice gitangiye naho Magadalena yahuriye na Yesu. Iki gice kindi cyo muri Yohana 20 ho bivuga ngo mbega Mariya Magadalena amaze guhura na Yesu yakomeje arambije yakomeje bavuga ati Yesu yarangije aguma ari aho ngaho. Oya, hano tubonye ko Mariya Magadalena yakoze ikindi kintu kirenze. Haleluya. Muzi ko Yesu Kristo yabwiye ko azapfa, bari babizi ko azapfa kandi ko azazuka. Amen. Hari igice tutasomye aho ba Mariya Magadalena n'abandi bagore bavuze ngo muze tujye kureba Yesu. Yesu yapfuye ariko muze dufate ibimota, muze tujye kumusiga. Bafata ibyabo. Haleluya. Bafata ibyabo baragenda. Ariko ariko ntari mvuze Yesu Kristo amaze kumukiza tubonye ko bajyanaga n'intumwa ngo nibo babafashaga babarebera ibyo kubaho. Mbese yahuye na Yesu yanga kumuvaho akomezanya nawe urugendo akomeza agendana na Yesu aho Yesu yabaga ari hose. Yewe nacyage Yesu Kristo kumusaraba ijambo ry'Imana rivuga ukuntu Mariya Magadalena yari ahari barimo kwica Yesu Kristo yari ahari ibyo byose birebaga arira afite agahinda ajyanana nawe. Yesu Kristo baramushyingura bamaze kumushyingura aravuga ati ntago birangiriye hano. Njye numva abantu bavuga ngo gukunda ngo unza gukunda ngo paka last. Ariko hano Mariya Magadalena nko twabibonye nago yakunze Yesu Kristo paka last amaze gupfa. Even after last yarakomeje. Haleluya. Yakunze Yesu Kristo. Kenshi tumenyereye yuko iyo Yesu Kristo cyangwa n'abantu ushobora kukugira neza kubera uriho cyangwa hari ikintu ntekereza wenda ko ushobora kumarira ariko Yesu Kristo yari yapfuye. Bivuga ngo ya migati yajyaga baha bya bintu bya bitangaza byose nago biri bwongere kuba. Ariko Mariya Magadalena hano namukunze ku gice cya 20 hano ku murongo wa 14 cyane aho bavuze ko 14 yagiye kureba Yesu Kristo asanga ntabwo hari imyenda ye yabuze Yesu Kristo. Amaze kumubura ntiyarekera aho ngaho aragenda ku buryo yahuye n'umuntu aramubwira ngo Yesu mwamushize he? Giye ndashaka munyereka hano mwamushize ndamukurayo. Umwami wanjye ngo ndamukurayo. Ibaze ngo uramukurayo. Ikindi cyashimije n'ukuntu cyagiye mbere bari bazi ko hari igitare bashizeho ariko baravuga ati reka tugende. Urumva rukundo udakuroza Yesu Kristo kuko kenshi hari ikintu cyukavuga arigara n'ikibuye kirafunze ntabwo turi bugereyo dufite impamvu ushaka mwaretse tukagumana uko byarangiye rega yapfuye Imana muhiruko ridashira nyine ariko yaravuze ati nubwo hari ikibuye nubwo bigaragara ko hari excuse ariko kuri urwo rukundo yarafitiye Yesu Kristo rwatumye arenga izo excuse zose aragenda kugeza igihe anamubuza aravuga ati munyereka aho ari ndamukurayo. Numvise ari urukundo ruteye ubwoba. Numvise nabyita ngo n'umutima ushima. Urumva kubera aho icyo Yesu yari yaramukoreye yumvaga nawe hari ikintu yakora. Yumvaga nawe yumvaga yakomeza agaragaza urukundo Yesu nubwo yapfuye nubwo yagize iki ndamukurayo akomeye n'icyo kibuye ntacyo kimubwiye. Mbese ibintu byose na excuse nimwe yari afite. Biri aho ngaho bisi avuze ikintu gikomeye ngo bagiye bahagurutse kandi hari kibuye kinini mu by'ukuri abo badamu nta nubwo bari gushobora kugikuraho ariko ya nyota na rwa rukundo bakundaga Yesu bo barahagurutse gusa baragenda natwe. Ariko nkuko yabitangiye abivuga Yesu nuko hari aho yabakuye. Usomye ku murongo wa 2 haravuga ngo n'abagore ngo bamwe bakijijwe abadayimoni. Nukuvuga ngo abo bagore bose bari bafite amateka y'icyo Yesu yabakoreye. Bakijijwe abadayimoni ngo n'indwara. Nukuvuga ngo buri wese yari afite amateka y'ikintu Imana yamukoreye. Mu by'ukuri uyu munsi umuntu wese yicaye agatekereza twe turavuga ngo haraho nahuriye na Yesu ariko umuntu wese yicaye mu buzima bwe agasubiza amaso inyuma agahera mu buto bwe areba ikintu Imana yamukoreye. Nabo rero kubera kwicara bakareba
uburyo Yesu bamwe bakijije ngo indwara abandi bakiza abadayimoni bo bahaguruka kubera urwo rukundo rw'ibyo yabakoreye. Ese twebwe turafite urwo rukundo ruhagije bitewe n'ibyo yadukoreye? Kuko Yesu iyo atugiriye neza, akaduha amazu meza, akigisha abana bacu, akaduha kwiga amashuri tukarangiza, abashaka tugaruke hahandi, abashaka gukurura urukundo. Ese twe hari urwo rukundo twe turarufite ko kumukunda? Ikindi ngo bahaguruka batazi ko icyo kibuye bari bugikureho. Ni ukuvuga ngo natwe nimba ni kwa kundi uvuga uti Yesu kubera ibintu yankoreye nanjye ndumva nshaka kumwitura iki, nanjye hari umurimo w'Imana. Se ushobora kuba wicaye aho hari umurimo w'Imana wumva ubira muri wowe, ariko ugahora uvuze uti ntabyo nashobora. Bo ntabwo barebye ubushobozi bwabo, ntabwo barebye ko batabishoboye, ariko barahagurutse gusa baragenda. Ariko nuhaguruka ukagenda, iyo ntambwe uzakora ni intambwe yo kwizera. Mu guhaguruka ukagenda uzasanga Imana yaciye inzira, kuko bageze ku gituro basanga ikibuye cyavuyeho. Ariko iyo baguma aho bari bakavuga ngo ntabwo turi bugishobore, byari kuba birangiriye aho. Ariko bagezeyo kubera bateye intambwe yo kwizera, basanga ibyo bari bafitiye impungenge Imana yamaze kubikemura. Natwe rero duhaguruke, niba hari ikintu wumva mu buzima bwawe ushaka gukora, ntucike intege, nturebe ku mbaraga zawe, nturebe ku bushobozi bwawe, we haguruka ugende gusa, uzasanga Imana yamaze guca inzira. Ndi kumva ndi gufashwa namwe. Amagambo yambanye make kubera kumva ibyo muri kuvuga. Yewe icyo numva nuko Mariya tugomba gukorera Imana. Of course Imana yaradukuye ahantu, ntabwo duhita tugenda ngo tuyihorere. Hari ibyo idusaba gukora, ariko si uko ibikenya abakozi, ahubwo birababaje kubona yaragukuye ahantu ukaba nta kintu urimo gukora. Yewe ikintu numva hano nuko n'umuntu wa mbere bahuye azutse mbere na mbere. Uvuga ngo yanyota bagenzi banjye bavuze, yakomeje gushaka Imana, ajya mu ishamba, aravuga ati nako agiye kwirimbi, aravuga ati umwami wanjye ndamubuze. Sinzi ndi burimo kudukurikira, ushobora kuba umeze nka Mariya Magadalena, ugashakisha umwami wawe ukavuga namubuze, sinzi, ukumva ufite agahinda, sinzi ikintu kirimo kukuriza, ukumva usa n'umuntu ari ahantu mu gashamba, wareba abantu ukabona si Imana irimo. Ariko ndashima Imana ko inyota yakomeje kugira yo gushaka Imana, byageze ahantu Imana iramwiyereka. Wari uzi ko Imana idashobora kubura? Hari igihe ducamo tugasa naho turimo turarira twayibuza ahantu, tukibaza aho yagiye, kandi twarigeze kubana nayo nk'ukuntu byagenze kuri Mariya. Ariko nuko kuzuka kwe yahise atangira kumuganiriza. Sinzi niba ari ikindi mwakongeraho kugira ngo tubanze tuvuge uburyo Imana yamufunguye amaso. Ndi kumva ko yarasa n'umuntu abona ko Imana idahari. Kenshi hari igihe tuba mu bintu tukabona ko Imana yagiye, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo ntutinye nuko ku mutima ndi kumwe nawe. Ushobora kugera ahantu ukabona usa n'uri mu mwijima, ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko waca mu gikombe cy'igiciro cy'urufu, ntutinye nzaba ndi kumwe nawe. Ndashima Imana rero ko yabonye Marayika abanje kumubwira ngo umugore urarizwa n'iki? Ushobora kuba umugore uri umugabo ufite ibintu nibiki birimo birakuriza, urimo gushaka Imana, nagira ngo ubwire ko iri ruhande rwawe, sibyo? Yesu yarapfuye ariko umwuka we ni muzima. Haleluya. Arangije aravuga ngo umugore urarizwa n'iki? Wowe urimo kutureba, mukobwa, muhungu, urarizwa n'iki? Imana yawe irahari, yandi yagukijije ikakudelivra, ikakubora nk'ukuntu yakijije Mariya, iracyahari iruhande rwawe. Kenshi tuba dushaka tubona Imana igihe cyose. Wese wazakomera gute utagize igihe cyo kutayibona mu bwenge bwawe? Kugira ngo icyubahiro kibe cyayo. Ndashima Imana rero ko na Yesu ubwe noneho yahise amwiyereka. Haleluya. Amuhamagara mu izina. Ako kandi ndashaka tukavugeho Yesu ashimwe. Yesu atuzi mu izina. Muzi ko Yesu atuzi mu izina. Harakarimbo bavuga ngo azi izina, Imana ikuzi mu izina. Amen. Oya si ikibazo cy'umwijima kugose n'agahinda ufite, Imana ikuzi mu izina. Bagira ngo inshuti zanjye tuvuga abantu ku izina n'ukuntu Imana igiye dusanga twasinziriye. Haleluya. Cyangwa niba mufite icyo mwongeraho kuri biriya bya mbere, turacyafite umwanya wacu. Karibu rwose. Biju avuze ngo yaje kubona Yesu. Ariko mbere yuko abona Yesu, nahoze nicaye kare nibaza, ese niki cyatumye Yesu yiyereka Mariya Magadalena? Nza gusoma ku murongo wa 10. Reka Pisi adusomere ku murongo wa 10.
nyine Yohana 20 umurongo wa 10. Umurongo wa 10 aravuga ngo maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Abigishwa baraje basanga koko Yesu ntawe urimo. Mu gituro hararangaye. Icyo bakoze iki? Ngo basubiye iwabo barigendeye. Ariko usomye aho ngaho ngo ariko Mariya Magadalena agumaho nukuvuga ngo hahandi we yakomeje gutitiriza. Nubwo ubona nkaho nta kintu gihari, nubwo usenga ukabona ntabwo usubizwa, reka kugenda, reka kuhava, komeza kugeza ubonye umwami. Mariya yaranze aravuga, twabonye ngo yaravuze ngo munyereka aho mwashize umwami wanjye. Nubwo haje intumwa yashoboraga kuvuga ati ubwo intumwa se zagendanaga nawe zigiye, reka nanjye ngenda, ariko we aranga, agumaho. Nabonye ariyo mpamvu ari we Yesu yiyeretse ko yabonye urukundo amufitiye, yarafite ukwizera. Abagore ari ukuntu tutava kwizima kabisa. Yari byiza. Yes. Iyo jambo avuze ukuntu abigishwa ngo basubiyeyo bajya iwabo. Ariko Mariya yarahagumye akomeza arira. Hari igihe bisaba umuntu w'intwari, yaba umugore yaba umwana yaba iki, hari igihe bisaba ko ntugendere mu kigari. Hari abababaye, hari abacitse intege, ariko wowe haleluya bitewe na wa Yesu mwahuye, hari igihe bigera ukikura muri abo bantu ukavuga uti ntago birangirira aha. Subira Yesu Kristo ari cyo yankoreye. Ntago ncika intege. Haleluya. Never give up. Ntago ncika intege, ndakomeza ntitiriza, ndakomeza ubwo bigaragara ko nta gisubizo ndimo ndabona, nubwo bigaragara. Yes. Nige nambere avuze ati kuzubundi n'ubundi twaje tutazi n'udukureye igituro. Igituro cyaje kuvaho. Ubuse ubu ngubu ndambirwe nguma ngaha, ndaguma kuri ndaguma paka nanabura jewe ndakomeza akomeza ari aho ngaho arira. Amen. Ariko Imana yaramwumvise. Amen. Nkuko cyagiye yariraga arwaye abadayimoni atazi ngo bizagenda gute, kuko rega nk'abana b'abantu ducika intege. Uyu munsi urasenga Imana ikagigukuramo, ejo ukumva nanone ariko Imana ijambo ry'Imana mu mutitirize. Uyu munsi hari ibyo yankoreye, ndeke gukomeza narega naramubonye deje namaze kumenya uwo ari we. Ni Imana igiseruka, ni Imana igiruhura, ni Imana ituba hafi, ni Imana nanjye ngende ndahaguma kugeza igihe menye neza byose ukuntu birangiye. Amen. Nukuri Imana ishimwe cyane. Navuga ngo muri ako gace nyine numvaga navuga ngo nukuri nkuko Pisa bivuze, ntitukarebere ku bandi. Mu buzima ugomba kumenya icyo ushaka, kuko iyo ugendera mu kivunge cy'abandi ibyo bakoze n'ibyo ukora usa nkaho utaza aho ujya. Biroroshye cyane kubivamwo, biroroshye cyane gucika intege, kuko nyine uri mu kivunge. Ariko Mariya nakunze uburyo yavuye mu kivunge cy'intumwa nubwo zasubiyeyo. No kuvuga ngo Mariya yarazi icyo ashaka. We yaje ashaka umwami we, yaje ashaka Yesu, aguma harira mpaka bakamubonye. Amen. Nibwo yaje kuhava. Rero natwe mu buzima, nawe udukurikiye, menya icyo ushaka mu buzima, menya icyo ugambiriye kugeraho. Nturebe ngo kanaka yabivuyemo, kanaka yaratsinzwe, kanaka byaramunaniye. Hari n'umuntu ujya gushaka bakamubwira ati nakanaka urugo rwaramunaniye, we ukavuga nanjye bizananira. Ujya we vuga ngo jewe hari icyo nshaka, kandi wumve ko icyo ushaka ugomba kukigeraho. Yego. Ikindi narangiye kuvuga, bano bantu bari bacitse intege. Navuga ngo bano bantu naho basubiye bagiye bavuga inkuru mbi, bari bahangayitse batameze neza, ariko hari umugore wabarushije wagumye aho ngaho ategereje Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo riravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimurambirwe kugeza igihe Uwiteka agize icyo akora. N'irindi jambo ry'Imana rikavuga ngo nimutagwisari. Haleluya. Nimutagwisari
muzasarura. Amen. Nitutagwa isari tuzasarura. Hano Mariya Magadalena biragaragara ko ntigeze agwa isari, yarahagumye kugeza igihe asaruriye. Icyo nakunze rero kindi nuko nibyo hari ibyo yakoreye Yesu na nyuma y'icyo Yesu yamukoreye. Amen. Yesu Kristo yaramwiyeretse. Amaze kumwereka nkuko arabivuze, amuvuga mu izina rye. Amaze kuvuga mu izina rye, arangije aramutuma, aramwohereza. Kuri 16 bavuga ngo Yesu aramubwira ati Mariya amwe ngo genda ubwira abandi. Amen. Yavuye aho ngaho ajya kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Bari abantu batanye ubutumwa, navuga ngo ubutumwa bubi bihebye bameze gutyo, bari aho ngaho. Ariko Mariya Magadalena Imana imuha, haleluya, Imana imuha ijambo, haleluya, ryo kuvuga. Ariko ubwo ukagusinda avuga iki, abantu barababaye, nanjye birambabaje kuba bababaye, none nanjye njyanye nabo bigishwa. Guma aho ngaho wumva icyo Uwiteka kubwira, kugira ngo nawe uze kuva aho ngaho ujye gukomeza n'abandi bari bagiye. Amen. Nukuri Imana yacu ni Imana igira neza. Nitutagwa isari byanze bikunze tuzasarura. Ntabwo biba byoroshye, ikintu kiratinda ukumva ushatse gucika intege, ariko nitutagwa isari bene data tuzasarura. Kandi tuzasarura iki? Tuzasarura ubugingo buhoraho. Haleluya. Nukuri Mariya Magadalena nubise nongeye kumukunda. Nukuri Imana idufashe tube ba Mariya Magadalena, ntiducike intege, tugumaho. Hari ijambo Imana yaduha ribasha gukomeza abandi. Amen. Imana ibaho umugisha. Niba ntaba niganye ijambo numvaga ariko ndongera Françoise, iyo uhora gahunda usanga wavuze byinshi, ariko numva nafashije uyu munsi ushaka kuvuga byinshi, ariko nagira ngo Clotilde dufashe kino gicapo cy'uko ijambo rimwe tuvaye muri banumvishe neza baranyunganira. Nuko iyo Yesu twamumenye tugomba kumuvaho uko ibihe byose bingana kose ubuzima bwacu. Icya kabiri nuko Mariya yari umugore ari perseverant, nuko ngo ntiyigeze agivinga, yarakomeje ashaka Imana kugeza ubwo yayibonye, nubwo yitiranyaga Imana kwidahari. Ariko nakunze nanone uburyo Imana ituzi izina. Imana iratuzi, nukuvuga ngo amaherezo y'ibyo bintu urimo kubamo ushaka kumuratureba umeze nka Mariya uri murarira wibaza ibibazo sinzi biri kukuriza, ariko nagira ngo ubwire ko Umwami wawe ntaho yagiye, arahari. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi 25:3 haravuga ngo siko bizaba mu bagutegereza nta uzakorwa n'isoni. Haleluya. Ababa mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Tukaba turangije tubifuriza ntimukave mu isezerano. Umwami wanyu arahari kandi ariho kugira ngo abatume nkuko Pisa bitubwiye. Hari ubutumwa ushobora kujyana, ego ntabwo twese tuzagira imbaraga zimwe, ariko hari abantu Imana ishira imbere kugira ngo bagaruke. Nanone byongera bitwigisha ko tutagomba kureka Imana twamenye. Yesu ashimwe. Twahamagariwe rero kwigumaho kuko inyungu zacu mbere na mbere, kuko yaramubwiye ngo genda ubabwire ko nazutse, ngiye kureba data wo mu ijuru ari we data wanyu kandi ari we Imana yanyu. Bisobanura ko inshuti yacu nagira ngo turangize dusengera hamwe, kuko hano ni igicaniro, na hano dusangira ijambo ry'Imana, ariko dusenge nawe ukomeze, kuko umwanya dukora hano kuri izi mbuga bari mukeya. Turagira ngo nawe ugende urimbure Mwuka Wera akuganirize. Siko bizahora rero kuba mutegereje, ntabwo tuzahora turira bene data. Nabaho ibihe bitandukanye, ariko Imana yacu ni imwe. Nagira ngo rero turangize dusengere hamwe. Nagira ngo sabe Pisa azamurijwe. Uwiteka Mana yacu, turagushima ko uri Imana igira neza, natwe araho twahuriye nawe. Haleluya. Urakoze ko Mana y'ijuru natwe wadusanze aho twari turi. Mana y'ijuru uratwigarurira. Mana y'ijuru natwe twemera kukwakira, twemera natwe kuvuga ngo reka ntitwihererane ibyo Uwiteka yadukoreye, ariko reka natwe tujye kuvuga, natwe n'imitima ishima. Niyo mpamvu twavuze ngo reka Mana natwe tugire icyo tubwira abandi. Haleluya. Mana turagushimiye. Ijambo ryawe riratubwira ngo harahari ababembe 10 Mana y'ijuru bose urabakiza, ariko umwe ngo ntuhagarutse kugushima. Mana yanjye ndisengera sabira n'abarimo kutureba Mana y'ijuru, nabo ntibabe muri baba bembe bigumiye hariya ntibagaruka gushima. Natwe tuje tugushima, dufite imitima ishima. Aho wadukuye Mana nitwege tuhazi, aho wahuriye natwe Mana y'ijuru nitwege tuhazi. Mana y'ijuru turasenga kugira ngo dufashe, nitukihererane ibyo wadukoreye, ahubwo Mana uri mu ijuru turasenga ngo Mwuka wawe Wera adushoboze kugira ngo
tugira umutima ushima ndisengera n'abarimo baratwumva duha umutima ushima duhumura amaso nubwo twaba turi mu gikomeye ejo ariko ujye twibutsa ibyo wagiye udukuramo mu minsi ishize kugira ngo biduhe guhora dushize amanga kugira ngo tutazagwisara Imana uri mu ijuru udukomeze Imana uri mu ijuru udukomeze ijambo rya rero ngo Mwuka Wera w'Imana azabigisha turamagara Mwuka Wera w'Imana kugira ngo atwigishe Mwuka Wera w'Imana atwigishe kugira ngo tubashe kukumenya nk'ukuri nk'uko ukwiriye Mana turagushimiye kubwa kino kiganiro dusabira umugisha Biju washizemo uno muhamagaro Mana uri mu ijuru umugirire neza nawe mu bikomeye arimo gucamo mu byo yifuza kwagura ino ministère Mana uri mu ijuru bashe guprovidinga kubikwiriye byose Mana turagushimiye kubwo no munsi turagushimiye no kubw'ino platform ukomeze gukora ku mitima ya benshi kugira ngo benshi barusheho kukumenya benshi bige kugushima tugushime bikunezeze ku buryo uvuga ngo izina ryanjye uhamagara uti dore peace uhamagare Biju uhamagare Lili uhamagare ugende uhamagara buri wese kubera urukundo tuzaba turimo turakwereka Mana uri mu ijuru rugukozeho dufashe Mana uri mu ijuru tugire neza udukomeze mu izina rya Yesu Kristo amen amen ndangije mbashimiye mwakoze kwitabira ubutumire zongera duhure ikindi gihe hano ni urubuga rw'abana b'Imana dufitiye ubuhamya rero muzongera kubumva nk'ubuhamya bwa peace ndabo bakumbuje tuzaganira bikomeye Imana ibahe umugisha cyane amen merci